Coca-Cola ni ikinyobwa cyamamaye cyane, bitari mu Rwanda gusa ahubwo ku isi yose. Iki kinyobwa cyavumbuwe na Dr. John Pemberton, umuhanga cyane mu by'ubugenge mu myaka y'1800. Ubwo intambara yavukaga yashyize hasi itaburiya, ubundi yambarira urugamba ajya kurwana. Nyuma yo gukomeretswa cyane ubwo yarimo arwana, Pemberton yahawe utunini two kumufasha mu masaha ye ya nyuma yo kubwirwa ko nta gihe asigaje hano ku isi. Kubw'igitangaza gikomeye yaje kubaho ndetse anahimba Coca-Cola, brand ubu ngubu ifite agaciro ka miliyari 74 z'amadolari. Nguhaye ikaze wowe uri kumwe nanjye mu kiganiro sobanukirwa kuri Ahupa Vision Radio. Njye mugiye kubana ndi Kayirintwari Bertrand. Muri iyi video tugiye kugaruka ku mateka atangaje ya Coca-Cola, imwe muri brands zikomeye cyane hano ku isi. Aho turi bugaruke ku nkuru yayo kuva ihimbwe bwa mbere na John Stith Pemberton kugeza aho igeze ubu. Ndakwibutsa kandi ko iyi video ushobora kuyisanga kuri YouTube channel yanjye ariyo Kayira Bertrand. Ukibuka kandi gukora like na subscribe kugira ngo n'izindi video nziza nk'iyi zijye zikugeraho byoroshye. Mu 1931 John Pemberton yavukiye mu mujyi muto wa Knoxville, akurira muri Rome ho muri leta ya Georgia, hose ho muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ubwo yari afite imyaka 19 gusa y'amavuko, yabonye icyangombwa cyo gukora imiti yo mu bwoko bwa Thomsonian Medicine. Iyi miti yakorwaga hifashishijwe ubuhanga bwa botany ndetse na herbalism kugira ngo babashe gukura uburozi mu mubiri buzwi nka toxin. Mu gihe cyabo abantu benshi ntibahaga agaciro ubu buvuzi ndetse abenshi barabukemangaga. Gusa ibi ntibyabujije John gufungura business ye ya mbere ya Materia Medica, yacuruzaga ibikoresho byifashishwaga mu gukora imiti. Nyuma y'imyaka mike John yakomeje urugendo rwe, none habona degree ye ya mbere mu bya farumasi. Gusa ntihaciyeho kabiri kuko nyuma y'igihe gito yahise ategekwa kwambarira urugamba akajya kurwana. Intambara ya gisivile yari imaze kuvuka, ndetse John Pemberton yinjijwe mu gisirikare bwangu, ahita anahabwa ipeti rya Suriyetona. Nyuma y'imyaka 3 ari ku rugamba yaje gukomeretswa bikomeye nabo bari bahanganye. Abamuvuraga babonaga ntacyo asigaje ngo yitabe Imana, ndetse bahita bamuha ibinini bya morphine kugira ngo bibe bimugabanyiriza ububabare mu masaha ye ya nyuma. Ibyo abaganga bamubwiye siko byaje kugenda, kuko kubw'igitangaza gikomeye cyane yaje kubaho, ndetse ntibyateye kabiri kuko yahise anatangira gutora akabaraga, abasha no gutangira kugenda n'amaguru. Ubwo umwotsi w'intambara ya gisivile wagabanukaga, John Pemberton noneho yatangiye gushaka ubuzima bwiza. We n'umuryango we bimukiye mu mujyi wa Atlanta, aho yabaye umwe mu bayobozi bakomeye mu kigo cyakoraga imiti, ndetse iki kigo cyari gifite imwe muri laboratoire zikomeye cyane muri leta zunze ubumwe za Amerika. John nawe yaje kwamamara nk'umunyabugenge ukomeye cyane mu mujyi wa Atlanta, ariko we imbere yari kurwana intambara itoroshye. Nyuma y'uko hari habuze gato ngo yitabe Imana, John yabaye imbata y'umuti wa morphine. Kubera ko nta muti wari uhari washoboraga kumukiza kuba imbata ya morphine, yatangiye gushakira mu buvuzi gakondo bw'ibyatsi. Muri icyo gihe yari yarumvishe ibigwi by'ikinyobwa cyitwa Vin Mariani. Iki kinyobwa cyari gikozwe mu bibabi bya coca ndetse na ve y'umutuku. Bikavuga ko iki kinyobwa cyahemburaga umuntu kinyweye, mbese cyateraga akanyabugabo nka bya binyobwa by'inaha. Ibi byahaye John Pemberton igitekerezo cyo gukora ikinyobwa kimeze nk'iki kugira ngo arebe ko yakivura kuba imbata ya morphine. Akoresheje ibibabi bya coca, ve y'umutuku ndetse na cola nuts, yakoze ikinyobwa yise Pemberton's French Wine Coca. Ibibabi bya coca byari bizwiho kumara inzara umuntu binyweye cyangwa akabirya, bikamara inyota, umunaniro ndetse n'ububabare. Ikibabi cya coca kikaba cyari kigizwe na 0.35% bya cocaine, ndetse bikaba byari byoroshye ko yakinjiza muri leta zunze ubumwe za Amerika. Bamwe mu baganga ndetse n'abakoraga imiti bakaba bari baratanze raporo ko ibi bibabi bishobora kuba byiza mu kuvura abantu babaswe n'ikiyobyabwenge cya opium ndetse na morphine. Cola nuts zo zigizwe na caffeine nyinshi izwiho mu gufasha mu igogora. John Pemberton yizera ko iki kinyobwa cye cya French Wine Coca kitavura babaswe na opium na morphine gusa, ahubwo ko gishobora no kuba umuti uvura indwara y'agahinda gakabije, depression, umuhangayiko ndetse n'umutwe wa hato na hato.
Mu gufasha abandi basirikare bagenzi be bavuye ku rugamba, yabashyiriyeho uburyo bwihariye bwo kubagezaho iki kinyobwa cye. We yakoraga iki kinyobwa muri laboratwari ye, ubundi akacyohereza abo bakoranaga ndetse n'abo bafitanye amasezerano kugira ngo bakimucururize. French Wine Coca yaramamaye cyane ndetse itangira gushakwa n'abantu benshi. Gusa umubare w'abayikeneraga ntabwo wari uhagije kugira ngo bizinesi ya Pemberton ikomeze kugenda neza. John yahuye n'inzitizi nshyashya zatumye atangira gutekereza imikorere mishya, ari nayo yaje kuvamo igitekerezo cya Coca-Cola. Neza umwaka umwe Pemberton yasohoye ikinyobwa cya French Wine Coca, ni nabwo leta yari atuyemo ya Atlanta yahise itangaza ko yifatanyije n'izindi leta zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu guhagarika ibinyobwa bifite alcohol. Aha yahise atangira kugira ubwoba ko ibi bishobora gushyira iherezo ku kinyobwa cye, bituma azana ikinyobwa gishya gikoze muri formule nshyashya. Yagerageje gukuramo wine ariko cola nuts ituma bibiha kurushaho, bituma ayisimbuza kafeyine y'inkorano, ubundi yongeramo isukari, citric acid, vanilla, amavuta y'indimu, amarunji, nutmeg ndetse na coriander extracts. Nyuma y'ibi wari umubitsi w'ibitabo bya John Pemberton, Frank Robinson, yamuhaye igitekerezo k'izina ry'ikinyobwa cyabo bagihindura bakacyita Coca-Cola, ndetse amuha igitekerezo k'aho gukoresha ka kuri cola bakoresha ca kuko ari byo binogeye ijisho. John Pemberton yemeye inama ye ndetse amurika iki kinyobwa ubundi yitaga umuti. Uyu mushinga we mu minsi ya mbere warahiye. Mu mwaka wa mbere bagurishije ibinyobwa bifite agaciro k'amadolari 50 ku bintu byari byabatwaye amadolari 70. Ni ukuvuga ko bahombaga byibuze amadolari 20. Pemberton ibi yabibonaga nk'intsinzwe, ariko Frank Robinson we yabibonaga mu bundi buryo. Yavugaga ko igihombo cyo bagomba guhura nacyo uko byagenda kose kuko bizinesi yabo yari nshyashya. Uko kudacika intege byatumye ahita azana igitekerezo gishyashya. Iki gitekerezo cyari ukwamamaza ikinyobwa cyabo biciye ku byapa byo ku muhanda, imodoka zitwara abagenzi ndetse no ku maduka. Bwa mbere Pemberton iki gitekerezo ntiyacyumvaga neza, ariko Frank arabimwumvisha ko bagomba gufata iyi risk. Ku bw'amahirwe Frank yari mukuri. Coca-Cola yatangiye kuba hit mu mujyi wa Atlanta. John na Frank bemeje ko guhangana n'ikibazo aho kumanika amaboko bishobora kukugeza ku ntsinzi ikomeye. Mu buryo butunguranye John Pemberton yafashwe n'uburwayi, ari nako Coca-Cola ikomeza gucuruza cyane. Pemberton bamusanzemo kanseri mu gifu, ndetse atangira gufata imiti yo kumugabanyiriza ububabare. Yatangiye gukeka ko ashobora gupfa agasiga umuryango we mu bukene, bituma ahitamo gufata icyemezo gikomeye cyo kugurisha imigabane ye muri Coca-Cola. Ariko ibi ntibyari bivuze ko atabonaga ko brand ye ishobora kuzakura igakomera. Yizeraga ko ikinyobwa cye cya Coca-Cola kizaba ikinyobwa cyiza kurusha ibindi byose muri Amerika. 1/3 cy'imigabane ye yagihaye umuhungu we Charles Pemberton, ndetse Charles ahita afata inshingano zo kugenzura imikorere y'uruganda, ariko nawe nyuma aza kuba imbata ya morphine. Frank yahise atangira kugira ubwoba ko Coca-Cola iri mu maboko atazayigezaho Pemberton yifuza akigera. Yahise afata inshingano zo gushaka umushoramari mushya, kubera ko Pemberton n'umuhungu we batari bakibishoboye. Biciye muri kontra ya business, Frank yahuye n'umukire akaba n'umucuruzi ukomeye cyane, Asa Kendra. Ubwo bahuraga na Kendra yamubwiye ko abona Coca-Cola atari ikintu gifite agaciro ko gushoramo amafaranga, ariko Frank nawe ntiyari yoroshye. Aba bombi bahagaze hanze, noneho Frank amutungira agatoki ku igare, aramubwira ati, urabona ririya gare rihetse amacupa arimo ubusa? Tugiye gusunika Coca-Cola ku buryo uzajya ubona amagare nk'aya atemberana ikinyobwa cya Coca-Cola. Asa yashimishijwe cyane n'intego ya Coca-Cola, ndetse ahita agura uburenganzira bwo gukoresha izina rya Coca-Cola ndetse na formule y'ibanga ikoze iki kinyobwa. Nk'uko Frank yari yabimubwiye, nta mwanya na muto yigeze atakaza yubaka iyi kompanyi. Frank ntago yaguye ingano y'ibyo bacuruzaga mu maduka ndetse na za farumasi gusa, ahubwo yanazanye igitekerezo cyakoze amateka muri Coca-Cola. Frank yazanye igitekerezo cyo kujya atanga udupapuro umuntu ashobora kujya atanga, ubundi bakamuha ikirahuri cya Coca-Cola.
Ibi byari bibaye bwa mbere mu mateka aho kompanyi itanga icyo abantu benshi bita coupon ku buryo ushobora kubona ikinyobwa cy'ubuntu. Ibi byose Frank yabigeragaho atewe ingabo mu bitugu n'ibitekerezo bya Pemberton byo kubaka icyizere hagati y'abakozi mu nyungu za kompanyi. Mu buryo bubabaje, Pemberton ntiyigeze abona Coca-Cola ihindukamo ikigo yifuzaga. Nyuma y'imyaka 2, Asa Kendra ashoye imari muri Coca-Cola ndetse apfa nta faranga na rimwe asigaranye. Umuhungu wa Pemberton nawe yari yaramaze kurangira kubera morphine. Noneho kompanyi ya Coca-Cola ihita isigara mu biganza bya Asa Kendra. Asa yaguye bikomeye imicururize ya Coca-Cola ku buryo yageze muri buri leta mu zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma bagera no muri Canada, gusa muri Europe ho haza kumunanira. Nko mu Budage muri iki gihe, ikintu kitari byeri, umuvinyo cyangwa amazi cyafatwaga nk'icy'abana, naho mu Bufaransa bo babonaga gukoresha produit igitera imbere muri Amerika ari nk'igitutsi kuri bo. Kuri Asa Kendra ariko nanone abantu bavuga ko atari afite ibitekerezo byagutse cyane ugereranyije n'umushinga yari afite. Umunsi umwe abanyamategeko babiri aribo Joseph Whitehead ndetse na Benjamin Thomas binjiye mu biro bya Asa. Coca-Cola yamaze gukundwa n'abantu benshi kandi ni ikinyobwa basanga ahantu hamwe gusa. Ubyumva gute uramutse uyishyize mu macupa? Uko niko John Whitehead na Benjamin Thomas bamubwiye. Asa acanganyikiwe arabasubiza ati, kuyishyira mu macupa? Nabo baramusubiza bati, cyane rwose, abantu bagashobora no kuyacyura mu rugo. Asa yabanje gukeka ko iki ari igitekerezo cy'ubusazi, kubera ko yizeraga ko ahazaza ha Coca-Cola harimo kuba abantu basanga iki kinyobwa ahantu hamwe gusa. Kuyishyira mu macupa yakekaga ko ari ibintu bihenze cyane ku buryo yumvaga adashaka kubikora. Yabwiye Joseph na Benjamin ko bashobora gushyira Coca-Cola yose bafite muri buri cupa bigatwara byibuze $1. Nyuma yo gukora imibare neza yaje gusanga n'ubundi ntacyo ari buhombe, kahubwo iki gitekerezo kiramutse gikunze aribwo bashobora kugurisha ibinyobwa byinshi. Nyuma Benjamin na Joseph nabo babonye abantu bo gutera inkunga iki gitekerezo. Coca-Cola yahise iba kompanyi ya mbere ikora ibizwi nka franchising, aho umuntu ashobora kugura uburenganzira bwo guhagararira uru ruganda. Mu bintu byatunguye Asa cyane, abakiriya bitabiriye ku bwinshi kugura iki kinyobwa. Coca-Cola yahise yamamara cyane ku buryo abo bari bahanganye batangiye kugerageza gukora ikinyobwa kimeze nkayo. Ariko Coca-Cola ikomeza kugira umwihariko wo gukora ibintu byihariye bitari kubasha kwiganwa na buri wese, cyane cyane ku icupa ryabo rizwi nka counter bottle, ku buryo abakiriya bahitaga bamenya neza ko baguze produit ya nyayo. Iri cupa ryafashaga abakiriya ku buryo bahitaga bamenya neza ko baguze produit ya nyayo. Mu myaka yakurikiyeho, ingano ya Coca-Cola yagurishijwe mu macupa yarenze kure iyo bari baracuruje mbere yayo. Igitekerezo cya Benjamin na Joseph cyari kizwi cy'ubusazi, cyatumye habaho aya macupa yihariye ya Coca-Cola, ndetse binategura inzira ku ntsinzi yari buzakurikireho. Nyuma y'umwaka umwe gusa Coca-Cola ishyize hanze aya macupa yayo, Asa yahise yegura ku nshingano ze. Yahise atorwa nka meya w'umujyi wa Atlanta. Kompanyi ayishyira mu maboko y'abana be. Nyuma y'imyaka 3 abana be bayigurishije ku itsinda ry'abashoramari ku kayabo ka $25 z'amadolari. Iyi ikaba yari ibaye deal ya mbere mu bucuruzi ihenze kurusha izindi yari ibayeho ku butaka bwa Amerika. Umwe mu bashoramari bari bagize iri tsinda yari umunyamabanki Ernest Woodruff. Woodruff yahise ashyira iyi kompanyi ku isoko ry'imari n'imigabane muri uwo mwaka. Yanagerageje kongera umubare w'iki kinyobwa ari nako kigumana umwimerere wacyo aho cyaba gikorewe hose. Hadaciyeho igihe kinini nawe yahise ajya muri pansiyo, ndetse agerageza kumvisha umuhungu we Robert ko yaba perezida wa Coca-Cola. Umuhungu we Robert yari umuhanga cyane mu bijyanye no kwamamaza, na mbere y'uko aza muri Coca-Cola. Mu buyobozi bwe, kompanyi ya Coca-Cola yagerageje kugabanya udusigazwa duke twa kokayine twabaga turi muri iki kinyobwa. Nyuma mu 1926 bashyize hanze imifuniko ikoze mu byuma,
ndetse n'ubundi buryo bushya umuntu ashobora kubona ikinyobwa cya Coca-Cola. Umuhungu we kandi yakoze akazi kari karananiwe na se ko kubasha kwigarurira isoko ry'Uburayi. Kompanyi ya Coca-Cola yamamazaga kandi ikagurisha mu Burayi iki kinyobwa nk'ikinyobwa cyagenewe ubusabane, ndetse rimwe na rimwe bakagishyira mu macupa ubundi yajyagamo champagne. Coca-Cola kandi yanatangiye gutera inkunga ibikorwa byinshi, cyane cyane iby'imyidagaduro. Ubwo ikipe ya Olympique ya Amerika yitabiraga imikino mu mujyi wa Amsterdam mu 1928, batanze amacupa ibihumbi 40 ya Coca-Cola. Ndetse ubwo intambara ya kabiri y'isi yatangiraga, barahiye ko buri hantu hose umusirikare wa Amerika agiye kurwana agomba guherekezwa n'ikinyobwa cya Coca-Cola. Coca-Cola kandi yaguye ibikorwa byayo cyane biciye muri Père Noël, aho bongereye agaciro imyambaro yambara isa n'umutuku n'umweru, aho mbere ubundi akenshi Père Noël bakundaga kumwambika amabara y'icyatsi cyangwa kaki. Uko ibihe byagiye bigenda, ikinyobwa cya Coca-Cola cyatangiye gufatwa nka kimwe mu bigize umuco wa Amerika, ndetse kikaba ikimenyetso cy'iki gihugu. Ubu ngubu Coca-Cola ni imwe muri brand zizwi kandi zikomeye cyane ku isi. Byibuze buri munsi amacupa miliyari 2 ya Coca-Cola abagurishijwe ku isi yose. Mbere y'uko Robert nawe ajya muri pansiyo, yasize urupapuro rwanditseho aya magambo: nta herezo rihari ku byo umuntu ashobora gukora cyangwa aho ashobora kugera mu gihe atitaye kushimirwa ibyo yakoze. Wakoze wowe wabanye nanjye muri iyi video kuri Alpha Vision Radio, aho twagarutse ku mateka ya Coca-Cola nk'imwe muri brand zikomeye cyane ku isi kuva ivumbuwe bwa mbere na John Pemberton kugeza aho igeze ubu. Ntucikwe na video iri bukurikire, kuko turi bugaruke ku mateka atangaje ya Colonel Harland Sanders washinze kompanyi ya KFC. Kwibutsa kandi ko niba wacikanywe n'iyi video ushobora kuyisanga kuri YouTube channel yanjye ariyo Kayira Bertrand, ugakora like na subscribe kugira ngo n'izindi video zijye zikugeraho byoroshye. Amahoro.